kandi uyu ni umumagaye. Alo. Shani bitese. Imeze neza. Umva se. Kundi handi ku muhanda se ugeze he ntabwo uzi ko uyu munsi saa sita ari ntarengwa ari cyo niko yavuze. Wajya ku ishuri? Propose defense? Yetupike mimi. Nisi nagure kire tubwiye ko tuzayitanga kira cyumweru. Ndakureba ngende yaho kuransanga. Share kanze. Aka kanya ndaje serie pe. Ego nabakira sahuko. Siharundi nibagiye baba. Ngoga ndagiye. Bigenze gute? Ngoga ndagiye hari propose topic za defense. Uya nukuri do ndaza kuza ndamekirwa shwako. Ihanga ndaza kuza seriously. Uzi sibyo? Sawa. Erego umenye ngo ikintu ashoboye mu gukora neza kurusha ibindi byose ni ukugukunda wowe pe. Nta kindi kintu numva ashoboye kandi ntago ni no gutekereza kuba utankunda ntacyo bintwaye. Nzi ko urukundo rwose mfite tuzarugabana rukanasaguka. Mwakoze ngoga. Banza wagiye kuzireba ku ruganda rwazo ariko usanze ruka kabati kakinze aracyari karareka. Arata nta kibazo. Ameze neza arata ngoga. Neza ntari. Uriga se? Ku ishuri biragenda. Uragenda ntari. Cyangwa mwarafunze ngo nge ntabwo ameretse ibintu byo kwiga. Aya biragenda nta kibazo. Ndabona uri umwana mwiza dizi. Umwana mwiza suranze. Kandi mbibona rego buriya ubwiza bugaragara umuntu akikugera imbere. Reka abanyanda umwana mwiza. Nese umwana mubi? Umwana mubi. Utarambona. Wica abantu se? Aya nawe nica abantu ariko ntabwo nose umuntu wica abantu niwe umwana mubi. Niba ari umwana mubi gusa. Oya umwana mubi. Simwumvira se mukuru wawe. Ndamwumvira ariko abandi sibyo ngiye kwambumva. Ego kandi nanjye wanyumviye ukajya kunzanira ko kumwe. Asanga ariko ndoya ngambere. Oya. Ubutaha noneho ntabwo wakazanira ngarutse. Ubwo nzajya ngaruka wangumva. Batanguka. Unyere nimero zawe. Nawe njye mwivugishiriza. Sibyo byiza. Ubwo uri kunyakana ngo ntabwo uri umwana. Zero karindwi. 9 16 karindwi 4 5 nzajya mwamagana nawe mwivugisha. Sibyo? Akoze. Ishyamba se usigaye mugerayo no? Ishyamba ni iry'wanyu. Ziko mbona ubunyubunyuboreshwa kungu. Hari uguhobera n'ibintu bya danje cyangwa musabitse. Wabona kubango guhobera. Aya nagenda. Ari ni sheri se ndakuri. Mbona nguhobera nkabana bigize big deal. Niba ari sheri. None zo guhobere umbazi. Kana ngo twaduherukanye. Ego ye. Umumumbuye se? Of course, nayo ukumva. Cyo. Nawe kuri umutima wawe uzukura. Aka gashyamba se ko ntagakumenyereye ariko wabonye. Urabona hatari n'inzira. Nari mvuye kumusura nyine yarameje suraka rwaye. Shiri hose bamutwaye iki kumbona. N'abantu b'ingegera twahuye nabo boherejwe n'izindi ngegera n'indi ngegera na barangamukira gute. Ko mbona izo ngegera zagukomaguye byanyabyo. Wari wazibye se cyangwa ni niba abantu b'ibisambo muhora gutyo gusa. Ntabwo ari n'ibisambo n'ingegera nyine niko nkubwiye. N'abantu bashakaga kukongerera nabi ariko bari boherejwe n'uko. Aya ubwo batakwishe ntacyo. Ubuzima burakomeza.
ariko urumva uri koroherwa ntayo biri kuza shere wagomba kumwita akamera neza bisa n'ibyo mbere bari bagupfakasha ukiri muto kaceza umva bro wari ukira mani narengiye hano imbere gatoya courage n'amakuru arajyandera ariko umushuti wawe ndabona hazi atura niko ameze yashwanye na murumuna wanjye yashwanye na murumuna wawe harya yitwa Nkubito yitwa Nkubito yakundanaga na murumuna wawe twajya ngo uramuzi oya ko njye ndumva bidasanzwe ibyo yakundanaga na murumuna wanjye nyine nuko yajyaga aza mu rugo twese aratuzi ariko nyine baje gushwana nta kibazo ese mari ibintu wabigiriye mu ishuri kubizi cyane uriya umuntu waduje njye nawe yaranze kubera ko biriya ni ibintu nkunda kandi bikora mbishaka ndabyishimira pe cyane cyane iyo noneho harimo amafaranga n'umukiro uhemba neza wabikoze neza birenze nuko nabishaka kuko twahuye aramunogeje gato oya ntabwo nabikoze neza kubera ko habaye ikibazo cy'imbogamizi y'umuhanda ko tuzi ko ubundi ari amasaha nta modoka zaziri guca mu muhanda tugiye kumunoza n'uwo mushoferi nashatse kumushyiramo ariko mbona byaye ibibazo tugereza hariya iyo birenze hariya byari kuba cyane ariko uko biri kose wankoreye neza ariko mufitiye kandi kantu keza cyane buriya ntabwo nagejeje aho nashakaga ndacyari kubikurikirana nyimubona namureba ni uwawe rega ushaka kuzamusubizamo inyongeza erega umugabo ararya atahaguka mwongera gusa kondisiyo ni yayindi nta kwicana birimo nanjye ntabwo namwica sawa ariko noneho ndashaka kugura agashupa ndashaka kugutamo kabisa shyiramo ya namba yawe ubundi turebe iyo umuntu yakoze neza uba ugomba niyo kabisa ubu tugiye kujya dukorana neza cyane ibintu ndusheho kubikora neza uko wabishakaga ni ukuri so rero bureka mureke ukomeze gahunda zawe oya nta kibazo nanjye naje kureba abahungu banjye hano ngo bankubite ikintu cyo kwifatira sawa ko hari umuntu ndashaka washakaga nini Janice se nuwahe n'amazi nta musiste ubona wita Janice upanga iki nawe nkabuza wanjye kumbe ni nyakobuja wamfashe se niba hari ukamubwira ko ushaka umutanye gahunda se ko njyewe ntabwo njya ntimyingurira abantu badafitanye gahunda n'amabuja niyo mategeko bampaye uri n'umuzungu se isi ashobora kuba ari nk'umuzungu wenda nyaka ari we w'umunyafurika komeze nk'abambitisi babita kujya bita umukira ndabyibagiye ukuntu babyita ariko nyine abamitisi none se wamfashije niba hari ukamubwira akaza nawe uhari impamvu se nawe uhari rwose cyangwa yarakubujije ngo ntihakagire umuntu nakuguriramo akantu ariko burya niba nagutamo we ni ibintu byoroshye niba naryamye mu byose yaza tubona ni ntakibazo kuba hari we ntawe uhari ariko nyine ntabwo byakoze ukangurira nyine utagurutse nahita nyine bashaka ko ngutamo kandi umuntu ushaka utamuze nyine ubutaha nugaruka uzamubona ariko ngo ntabwo ahari ushaka iki mama bebe nyine mama bebe mama bebe mama bebe se hariya ni izo bita gute
mama bebe mama bebe ni kwakira sasa igura 5 mbwe nimero 0 mama bebe igura 5 ubwo ni na bine magana 5 marenga nasubiye zamari urankuye rwose nzazi gukina neza ariko utanizajya nza ntukangure gito anahari cyumubwira sibyo nyanza imana Vestine naho undi se kosobanira ariko naho hari urazi kureba yaje telefone yanjye na telefone umaze kunkura kandi serivisi nshaka kutayikorera reka nzabikora ese ubundi uramutereta nyine hari ukuntu nishaka ariko naza kuza umubwira ko twa oh my god sikane Ukuri cyangwa hug me nari gukumbuye wimwegera ubwire Vesti bite se Vesti ni sama usha uduha akanya tuvugane nta kibazo umeze neza namera neza nk'umuntu asundi iyo mbonye umererwa nabi ndakeka ibyo bintu byose tutabitindaho ikintu cyakora akaje ndagikeka ni igiki ushobora kuba uri mu gahinda ka Motari yego umwisende Motari ko sinzaba bashuka siri ariko tuvugisha ukuri reba igihagararo ufite reba uburyo uri mwiza reba uburyo ukunda kwifata ukajya gukundana na Motari ariko ubundi umwizero turiya mutipe ahubwo reka mubwire baravuga iki kugenza nta mwanya mitanye nawe tudafata umwanya munini tubitindaho ibyo ngibyo pe nta mwanya mu bintu bya mbere bingenza nawe urimo kubona kukuvugisha umutima wanjye uragukumbuye ese nk'ubi wabaye romantike kuva ryari ubundi utambiye njyewe mbona ndi romantike ahubwo iyo ngukumbuye cyane ndushaka kuba romantike yageze ugire vuba nshengende ibyo ngibyo bitari kumfata wambabare basi kongera ugaseka gatoya nta njoga zikora shongera useke gatoya gato basi wazi kuri gutubona se kubusa se amakuru se so amakuru y'iminsi yebye ndawe nyine wenda usibye ko atari neza ariko ndawe hari igihe biba byanze nkumva kuza hano kukureba basi byandubura umutima wampaye amahirwe tukongera tugasubirana ariko ibyo ngibyo byihoreye si uracyandakariye ibintu byararangiye ubede naragiye mani usibye no kurakara sinkikurakariye kuko urede byararangiye sindaba nkurakarira urumva nyine nyumva neza nta kibazo nyine vuga ariko ntabwo uracyari sheri wanjye izi ndetse you sure njyewe nubwo wanyaga sinzigera nkwanga uko byagenda kose wajya uzajya umbonamo iki ariko uracyari mu mutima wanjye so wajyaga heza wari uciye ahangaha ubundi byari bimeze bite Janesse yo mukumbuye ngo ugomba kuza kumureba ninjye wakugenzaga of course niwe wagenzaga urumva nabanje hano kumarikiza okay urama karibu cyangwa sawa kari ko nasanze n'undi na Vestina yayiguhaye okay asa ni ngombwa kugenda umfasha ukuboko mba nkumbuye no gufata ku biganza byawe nubwo ari wanyu ndabona shaka nkubwire inzoga n'izari karibu nkubito we karibu cyanyita nkubito nkumbuye kunyita darling sweetheart reka mbike ibaga gatoya ubu se umumera ameze gute neza se Vestina bayiteze mu nzira nawe
Bite se? Sha. Meze neza amakuru y'iminsi. Nankubeye. Nkubwiye ko byari byiza kubera ko maze iminsi warantaye mu bihano. Sobiza. Ariko ubwo ngize imana nkagera kubona. Ndaza kuva aha ngaha ameze neza kurushaho. No kukubona imbere yanjye meze fresh. Ikintu kirenze se. Nkunda ukuntu abantu iyo bari mu rukundo baba batabikeyarinze bamara kurukamo bakabikeyaringa. Ese kuwaye ubona biterwa n'iki? Ariko nuko wabigize ibintu byaganje ntabwo nta munsi n'umwe nigeze nkwanga. Urazi ni bya bindi by'aba perezida ngo iyo yiyamamaje abashiramo imbaraga n'umunyu yamara kugafata nyine biba byabaye. Akahita ngenda akitoreza. Wigeze ubona ntuza nagatuvugisha ukuri. Ese urebagirwa ibyanjye nawe mwana. Wisaje ukoze twabana neza turi inshuti bisanzwe ariko tudakundana. Akantu k'ubucuti busanzwe rero buriya niko kabi. Ndashaka kugumana nk'uko byahoze. Ega ndacyagukunda no kuba Mine. Umuntu turi kumwe nyine arankunda. Shara binyereka bitandukanye nawe. Motari se? Atari se. Atari. Ariko Motari. Simba mbyumvisha kuko ubona wowe uri kumwe na Motari. Ako kuriye rero byagenze. Nikikwereka ko nta gitangaza cy'umuntu kibaho nyine. Ni depression sheli. Ndabizi warankunda. Jewe wow. Tumaze gushika. Uri wari afite depression. Shani depression. Hari ukuntu ababibi mujya mubigenza ka inigira mwashwa nawe kikahita kubitamo indi kandi nakubitamo nkuko nawe ubyivuge nakubitamo nyine nari kubitamo uwo bise uhiturabuza icyo ubonye cyose. That's not me. Ntabwo nshobora. Shumi yanjye iyo nakunze ndakunda. Ndeka bimwe nkajya mu bindi numva nkuzi. Ubu uranezerewe na Motari wawe? Urabona ntanezerewe. Madame Motari. Uri wabona guhamagara? Madame Motari. Uri wabona nje wiruka inyuma? Okay. Hari umunsi nigeze nguhamagara ngo ndagukumbuye. Ntabwo ngukumbuye shumi yanjye mu rukundo. Ariko wowe ni ikigaragaza ko nagukundaga. Narukundo shumi yanjye. Nta rukundo ahubwo sometimes iyo mubonye abantu bishimye muri bwatereka nze mbyire. Okay, ntacyo se. Ntabwo byitayeho. Komeza na Motari wawe ntari. Ariko nanjye ndacyagukunda. Uko byagenda kose. Hanyuma no kubona icanga ntakwicaye iruhande rikumbangamira. Utibeshye ngo mubi. Biroroshye ariko ntuke. Utibeshye ngo haguruke ngo unsanga aho. Ariko se ufite ubwoba. Akugwana ari iwacu mwana. Ibintu bo wigira. Nkasanga ariko general ni ibintu bisanzwe iwacu uhanyuse ko nta kibazo. Meri wawe turi inshuti ntari aziko tugahuza so. Kandi ko ntigeze nona kuzimana akamamaga Vesti. Vesti. Namaze. Vesti ari Karame. Kandi wumva bari hafi nk'umuntu ukumviza ariko akayatureka yegera mwari. Ntabyo mabusha. Biteze. Ni byiza. Tukuze n'iki cyo kunywa. Wanzaniye kuri ka kantu wambwiza. Hari ni mama baby. Cyangwa mama baby. Agire ngo. Zese zawo baby mwaziganiriye nawe. Twaganira ambwira ko hari ikintu bita ngo mama baby anga. Tubakiriza iki? Tubakiriza iki mushyitsi? Mama baby ni biki se shu? Nzanira mama baby. Dufite coca, ji n'amata. Okay. Ati. Gawazana coca ntari. Ko mbona yigize noneho akamarayika. Ari fani. Hanyuma se. Agiye gutankoro. Jena ntabwo dukundana. Ngera ntabwo turi inshuti nuko twicaye. Ntabwo ngera turi inshuti kandi ntabwo byavamo. Hakoze kubo bigize daje. Wagira ngo ndi umuntu mushyashya. Nimbuza akantu kagatwiko gahari mfite. Nuko nakwanze. Niko kantu karenze. Nimbuza ukuntu nongeye gukunda nibyo bitanga. Kandi ukunde nka Nyabugogo. Reka ngufashe Vestina. Tumwakira umusasha. Okay. Mama baby sena ni iki Vesti? Mama bebe se? Ondiriye mu mibare. Mama w'umuturanyi. Waza kunzanira mama bebe wavuze. Ako ntaje. Mama bebe se ni mama duturanye nyine.
afite akana kitwa Bibe kajya akunda kuza kudusura hano. uranjagaraza ntabwo wasanga atari niwe unywa se bita mama Njyewe sinanjye nta kintu njyamo. ibyo nibyo dutonyaga n'uduki twose Muryoherwe. thank you Festina wacu cheers ku buzima bwa nande ku buzima bw'aba ex turi n'aba ex none se umbwije ukuri wumva gutuje basi ntari kumwe nawe tutari kumwumva gutuje basi ntutuje se ahubwo ese ko wagira ngo kuba wicaye ahangaha hari ikindi kintu byaremye muri nta munsi nigeze ndeka kukwisanzura so uko nagufataga niko nkigufata rero ese ubundi murazi ikintu cy'amatsiko muri Kigali byagenze bite wabuze cyane noneho ubeshya muri iyi minsi byagenze namye nkunda wewe byari bigoye ko mpita njya mu yindi relation kandi ugihari urasetsa ariko for sure wagira ngo ndakwibagiwe usibye ko nyine shangiye n'umwana mwiza urumva njye turatandukana nkamenya n'ubugome wankoreye nkagukwama nkakwihorera umwana mwiza warantaye mu bihano bigeze ko yakoze ukuntu wambabaje narakubabaje nibwo numvise ko urukundo ruryana reka mubwire rero cyera kubera umwana mwiza afite ibintu byose namenye ndakukwama nyine n'isaha tukaba twavugana tugaciringa seriye nubwo wenda ufata nk'umubeshyi ariko nta munsi nigeze ndeka kugukunda kandi nawe warabibonye inshuro nyinshi nazaga ahangaha nubwo wenda wansohoraga nabi ariko hano kindimo ese n'ubu ntiwizere ko ngukunda nk'ubimbabarijwe inkokoka ibindi bizabizi koka nta kintu ivuze wowe ahubwo muri make ndacyagukeneye mu buzima bwanjye sinigeze nkwanga ndacyagukunda so please kubana nanjye come on ndabizi ntabwo wahita ubitekereza none ahangaha wafata agahembe itekerezaho iki ariko ugomba no kumbaburira kuko nta bintu byatangiye twapfuye sibyo untekereza iki ntabwo ndi bukubwire none ntabwo umbwire ko umbwiriye kuko dusubiranye ariko ndaguha umwanya wawe take your time wumva biri ngombwa tuzongera duhuze akoze ukuntu wambabaje cyangwa ku buryo wambabaje koko ndabizi kuba narakubabaje ndabyemera ariko nawe ntabwo wigeze umpa umwanya ngo basi ngusabe imbabazi inshuro zose nabigerageje cyaranze ese basi ugira umutima ubabarira wemera ko urukundo rubabarira rwihangana byose ndabyemera ariko so niba je serious I know kandi naragukundaga cyane se nanjye naragukundaga ariko ntabwo ndi perfect ntabwo ndi malayika hano ku isi ngo nze tubane mu byiza gusa ndagukunda hakazamo na mistake nkasaba imbabazi ukambabarira ariko wowe ntabwo wigeze ubikora witwaye nkaho tutigeze tumenyana kandi ni amafoto twapfaga ariko haracyari amahirwe urahari
nanjye ndahari kuki tutabigira byiza kurushaho kuki utakongera ukabubaniza nk'uko byahoze